Muraho yemwe nshuti z'umusaraba, hari benshi bansabye ubuhamya, bibaye ngombwa rero ko mbagezaho ubuhamya bwanjye kuri iyi channel yanjye ya Riziki Chantal. Ndi umukristo, ndi umukobwa ubarizwa mu itorero rya ADPR. Kubw'ibyo reka tubanze dusenge, byose tubiragize Imana. Ndagushimiye Mwami Uwiteka, we waremye ijuru n'isi, wicaye ahirengeye aheraho mu ijuru. Wewe uzi byose ukareba byose, ntagishwe mu maso yawe. Nukuri ni wewe wemeye yuko data mwiza wo mu ijuru uru rugendo nanjye ndwinjiramo, ariko mfite byinshi wemeye ko nyuramo byakomeza abagenzi bikagirira benshi umumaro bari mu ntambara mu kaga n'amakuba. Ndakwinginze ubane nanjye kugira ngo data bazabyumva bazarushaho nabo gukomera, kandi abari mu makuba aruta yanjye barushaho kwizera ko nabo Imana izabatabara. Ndetse n'abari mu makuba ayo ari yo yose bizere ko Imana itanezezwa no kubabaza umuntu iteka, ahubwo icishamo ikamugirira ibambe. Ndagushimiye Mwami Imana ko data mwiza nawe wabanye nanjye, ushima ko mvuga izina ryawe. Ngaho rero komeza ubane nanjye, kandi ubu buhamya buzagirira benshi umumaro abatuye isi, kandi undinde gukabya kongera no kugabanya, ume kuvuga ukuri kw'ibyo nabonye n'ibyo nahuye nabyo, ni mu izina rya Kristo Yesu, amen. Kubw'ibyo twasezeranye ko nzabaho ubuhamya, reka tuganire. Ntabwo bwose nabutanga ngo bikunde, ariko reka dutangire ku buhamya bwanjye. Amavu n'amavuko, mvuka ku Gisenyi, niho iwacu, hariya Nyamyumba Kivumu. Papa na mama bombi baracyariho, mvuka mu bana 7, ndi umwana wa 4, abahungu ni 5 iwacu, abakobwa turi 2. Rero mu kuvuka kwanjye, papa wanjye hari icyo gihe navutse 8, papa wanjye yari afite akazi ngo hari yari inzara kahakure yo mu rugo. Biba ngombwa rero ko ahantu yari ari gukora ngo rimwe afatwa n'umunaniro ku isaha saa 9, ngo ashaka ahantu nyine ajya gufata agapoze ko kuba aruhuka. Muri uko kuruhuka ajye kubona ngo mu nzozi mu gusinzira abona umuzungu araje, aramusuhuza mu mazina ye yombi, abanza kumubwira ngo gira amahoro y'Imana. Papa nawe ngo urayahorane nawe. Arangije aramubaza ngo fora umwana we yitwa nde? Papa ngo areba ikirere buri zina, aramubaza ngo fora yitwa nde, fora umwana we yitwa nde? Gutyo ku nshuro 3 papa aramubwira ngo yitwa Riziki Jeanne Marie Chantal. Aramubwira ngo uragitsinze, gira amahoro y'Imana. Papa nawe ngo urayahorane nawe. Abona wa muzungu ahindutsemo marayika, abona aragurutse ngo ibicu biramurengeye. Nuko arangije barakangutse. Mu gukanguka rero papa atinda kuri aya mazina, aribaza ngo ko byara abahungu nkaba mbyara abahungu ntabyara abakobwa, buriya nimbyara umuhungu aya mazina nzayamwita bizamera biti. Yari umukatolike, famille yanjye ni ya Kiliziya Gatolika. Nuko kubw'iyo mpamvu rero arandika, afata agenda arandika n'ikaramu arasinya, aravuga ngo yavuka ari umuhungu yavuka ari umukobwa, aya niyo mazina nzamwita. Kubimenya rero ko papa yabimbwiye, nuko nagize ikibazo cy'amazina yanjye Riziki Chantal. Nakigize niga cyane cyane ngitangira secondaire, nkabona abakobwa bitwa ba Chantal, ari abakobwa b'indaya, ibintu nk'ibyo. Nifuza ko bayahindura ya mazina. Noneho mbibwiye papa araseka, nuko arambwira rero nibwo yabonye kumbwira imvano y'ayo mazina, mba ndayakunze. Twikomereze. Noneho rero ndi umwana muto, uko abandi bana babyiruka bajya kuzererera mu ngo z'abantu, njyewe nabyirutse nkunda kujya mu Kiliziya kuzerera, kuko nikundiraga amashusho ya Bikira Mariya. Noneho mu kujya mu Kiliziya naje kwahura n'umuryango wa Kiliziya Gatolika, nabigiranye n'amagurupe y'abasenga, umuryango bita Mouvement Sacerdotal Marial. Haba nabo bita Baregio Maria, abambari ba Maria, abakarismatique, abasaveri gutyo. Noneho uwa muryango winjiramo kuko ushingiye ku bintu by'amabonekerwa yabaye hirya no hino ku isi, harimo n'ikibeho mu Rwanda. Nkimara kumva ubutumwa bwabonekewe ntangira kubishyira mu bikorwa icyo Bikira Mariya yasabaga, harimo gusenga cyane, kuvuga rozari ya buri munsi.
ndetse no kwiriza ubusa kabiri mu cyumweru. Kwa kabiri nzirikana ububabare bwa Bikira Mariya inkota imwahuranya umutima. Kwa gatanu ngazirikana ububabare bwa Yezu ku musaraba. Iyo minsi uko ari 2 mu cyumweru, iyo wateraga urwenya iruhande rwanjye nkibeshya ngaseka, numvaga nkoze icyaha kiremereye. Muri iyo minsi nashakaga padiri akamaperetesiya kuko nasetse ku munsi w'umubabaro w'inshuti zanjye. Natangiye gusenga gutyo niga mu wa 3 primaire. Ngeze mu mwaka wa 5 primaire nibwo mashuri abanza nibwo natangiye kujya nkora amasengesho y'iminsi 7 ndarya ndanywa. Ya masengesho nari nabikuye mu gusoma ubutumwa bw'abana 3 babonekewe Fatima. Nuko ya masengesho mu kuyakora ngira ngo byatunguye niwacu kuko bwari ubwa mbere babonye umuntu usenga gutyo, batekereje ko arimo no kwiyahura. N'uburyo nayakoze Riziki iyo wamvugishaga sinemeraga kuvuga. Mu rugo habe papa cyangwa mama nayatangiye ndabyuka ari kwa 6 ku cyumweru njya mu kiliziya mpabwa Eucharistia, nizerera mu ifunguro ritagatifu, ifunguro ryera nyine Eucharistia. Ndavana ubwo nahawe Eucharistia sinshobora gupfa numva nahawe Yezu, ko nta wundi ndari narabibonanye wo kumara iminsi 7 nari ndi umukatoliki. Nuko ndayakuza amasengesho ndayarangije. Mu kuyarangiza rero nihuse ni nabwo natangiye kujya nkora muri uwo mwaka ingendo ntagatifu z'ikibeho n'amaguru. Ndi mu bantu bagiye ikibeho n'amaguru. Mvuye iwacu nagiye ikibeho inshuro 8. Kuva iwacu n'amaguru ukaca ku Kibuye n'urugendo rw'iminsi 4, uwa 5 mukagerayo. Twaragendaga ibirenge bikabyimba bigatutika kazama amazi. Ubwo rero intego nabaga mfite mu kumara iminsi 7 ndarya ndanywa mu gukora ingendo ngizo zo kwibabaza, nahoranaga intego imwe ivuga ngo Yezu nawe Bikira Mariya mu birebe ku mubiri wanjye ngutanzeho igitambo. Imana ibabara abanyabyaha b'isi yose na roho ziri mu purgatori ntizabarimbure. Nta kindi cyifuzo nasengeraga pe, kuko mu rugo nasanze iwacu bifashije nta kibazo. Nuko ubwo rero ngewe nababazwaga n'abantu bazarimbuka, ntumbaze ukuntu byari byaranjemo. Nuko rero Yesu yaravuze ijambo ryiza, aravuga ngo abanzi b'umuntu nabo mu rugo rwe. Njye mbwira abantu ngo sinzaza kukurwanya ntakuzi nawe utanze, ahubwo uwo muririmbana musengana aho mutuye niho hari haduyi wawe. Kuko na Yesu yagambaniwe na Yuda mu ntumwa ze, ntabwo ari uwakure, uwo basangiraga uwo bararaga hamwe, uwo niwe wamugambaniye. Nuko ariko akubwira ngo uzagambanire mwene so bajye bakugambanira biraruta. Noneho rero Riziki birangiye umunsi umwe nigeze kuva ikibeho, ngeze mu rugo sanga papa yateranije abantu benshi, yabahaye amayoga, unywa byeri, unywa mitsingi, buri wese n'icyo abasha. Nuko ngo birangire papa ubwo nyene batetse bagaburiye abantu, ndi kuramukanya n'abavandimwe banjye basaza banjye. Papa yanyumvise amereza karibu muri saro, maze kwicara papa terura ijambo aravuga ngo mu byukuri uyu Riziki mureba uyu namubyaye mukunzi, mufite imishinga myinshi, nzamurihira yige na kaminuza, amafaranga yo kumwishyura arahari, ariko mfite ikibazo. Arasenga bikadutera ubwoba, tukabona bizakurizamo kwa umusazi. None ndagira ngo afate ikaramu n'urupapuro arabima, wandike usinye, umanike ikiganza urahiri, uvuge ko uzarinda wipfira udasubiye ikibeho n'amasengesho kuri mu rugo kutazongera kuyakora. Arambwira ngo umwana wanjye icyo usaba cyose ndakiguha. Bene data abavyeyi banjye nabo n'abakristo. Nuko ndahagurukanye rwose papa wanjye, nanjye ndagukunda, ariko nawe waze n'umuhoro ugashyira kuri kano gakanu kanjye. Ntacyandandukanya n'urukundo rwa Kristo. Nkibivuga gutyo abagore bari baraho bararira, abagabo barirakaza, urahati mbega umwana, mbega umucenyi n'amabere, bamwe ati ndagatora, ati mbyaye umwana akansuzugura, ari uwanjye namucamo kabiri. Nuko abagore turahati mbega kubyara kw'iki gihe, ati se ubu tuzareke kubyara. Nuko ati mbega umukobwa we ngo arasuzugura se we. Papa araguruka ati mwese mutose. Ati Rize musuzuguye ndi so narakubyaye, ngo jeje isoni murame rw'abantu benshi bangana barya. Aravuga ngo nanjye kuva uyu munsi ndaguciye mu bana banjye, uzapfe nabo uzagwe ku gasi, uzashaka umugabo w'imbwa w'ingegera, muzajye murya musabirije mu ngo z'abana banjye. Mu bana banjye ni wowe utaziga, kandi uzagera hose ntukigera uvuga ko ndiswa. Papa wazagenda be Yozefu. Abari baraho bose bakoma mu mashyi, abankoraga inzoga mu birahuri bagakomanya ngo ku buzima bwacu, ngo yego, ngo ntiwumve ijambo, ngo ikibyimbye kimeneke,
ngo nta gusuzugurwa n'umwana wibyariye. Nanjye ndahaguruka, bambe nako mama ahita ahaguruka ati mureke ngiryo mvuga nk'umubyeyi. Ati Rizi, usuzuguye so ndi nyoko narakubyaye, uramwaje. Ngiye kubona mbona afashe ku ibere ry'iburyo, ati nanjye ati pu, ndakuvumye, uzapfe nabi, uzagwe ku gasi, uzohohe. Aravuga ati nanjye uzagira hose ntukigere uvuga ko ndi nyoko. Mama uzagenda bebikira Mariya. Abari baraho bakoma mu mashyi, ababyeyi batera impundu, turatumwaruye. Ishyano ry'umukobwa ryari ridukojeje isoni. Nanjye mbita amaguruka nzamura ikiganza, ndavuga ngo Nyagasani Yezu, abo niringiraga ko ababyeyi banjye banyihakanye mu ruhame rw'abantu benshi, ariko bandaza ababyeyi nabo bifashije uri kuri iyi si, uzambere musaza wanjye. Kivuga gutya bari barabose ngo yego ngo tugagenda ngo kave mu bandi bana, ngo Yezu azabe musaza wawe. Murabizi ko iyo umukire avuze ijambo, rubanda rwose niho rujya. Nta muntu ujya uvuguruza umukire ko avuze nabi. Nuko ubwo rero nanabisomye muri Bibiliya ngo imvugo y'umukire iryoherera amatwi, ngo ariko naho yabavuga ubupfapfa, ngo ariko imvugo y'umukene uko yavuga kose irabiha. Nuko papa aravuga ngo uyu munsi ntuzongere kurya mu rugo rwanjye, jya mu cyumba ndi kurira. Nuko ubwo muri uko kujya mu cyumba ngiye ndi kurira, mfatisha pure nivugira rozari. Nayirangije abataha rozari nisagishuri twara nko mu masaha 2. Nayirangije abataha batashye, abaryama baryamye. Kiraho n'ishapure y'impuhwe z'Imana. Mu kuyishyiraho, mu gukora ikimenyetso cy'umusaraba mu gusoza, mbita numva ijwi ry'Imana rimpamagara, rimbwira ngo Riziki mwana wanjye. Ryari ijwi rituje, rivumbwira buhoro ariko ndyumva cyane. Imana igira tekinike yihariye mu kuvuga kwayo, imvugo yayo. Buri Imana ikuvugishije nubwo waba uri umurozi wamenya ko ari Imana ivuze. Imvugo y'Imana irihariye, n'ukuri Imana ivuze ngira ngo n'inyamaswa ubwayo yabishatse ihita imenya ko ari Imana ivuze. Nuko irambwira ngo Riziki mwana wanjye, humura ndi kumwe nawe. Irambwira ngo murahirwa niba batuka bakabatoteza, bakabaca bakabavuma, bakabakorera ibibi byinshi, babahora izina ryanjye, kuko ingororano yanyu izabanyeshe mu ijuru. Nkimara kumva iryo jwi, agatotsi karamfata. Mu gusinzira mbona umugabo wambaye ikanzu yera araza afata ukuboko, arambwira ngo umwana wanjye ngo wijyanire mu ijuru. Mbona tuzamutse umusozi uriho indabyo nziza n'ibiti bimeze ukuntu ntigeze mbonaho hano kuri iyi si. Nk'uko Bibiliya bivuga ngo iby'amaso yacu atigeze abona, iby'amatwi atigeze yumva, byabikiwe abakiranutsi. Bene data we, ndi mu bantu barungurukijwe mu ijuru. Ni kera najyanyweyo kera ndi mutoya. Bene data, ubu ndakuze ndi mukuru. Niba ari ahantu heza nageze, hakantwara uruhu n'uruhande byose, mbese hanjyanye wese, ni mu ijuru. Ariyo mpamvu utazanyumva n'inyigisho zikubwira ngo nawe ngo yaguha inzu ngo byakubera. Reka ndashishikariza abatuye isi gushaka ubwami bw'Imana. Ni ukuri iyi si uyigereranije n'ijuru nuko nabibonye. Iyi si ni wese ya misara nimwe ya kera nka twe bamwe turayizi mu biturage, imwe ya kera pane wenda amatuwarete. Iyi si iranuka, nta muntu wigeze agirirwa ubuntu bwo kurungurutswa mu ijuru. Naho Imana yakubwira ngo ngushubije ku isi, ndaguha indege, ndaguha ingano. Impamvu abantu bashimishwa cyane n'iby'isi nuko handi hantu nta kindi kintu bazi. Bene data, ariyo mpamvu batubanjirije abakozi b'Imana ba mbere bemeraga gupfira Imana, bakemera gushyirwaho ingero, bakemera kwicishwa amabuye bitewe n'ubwami bw'ijuru. Ntago bemeraga kuvuga ngo barakorera Imana barambirije ku by'isi. Nabonye bavuga inyanja y'ibirahuri, narayibonye bavuga imihanda ngo y'amazahabu. Zahabu narigereranya n'ibuye risanzwe hano ku isi, amabuye asanzwe mu rwego rw'ijuru. Nabonye y'amabuye ntarabonaho hano ku isi, tujye ataboneka ku isi hanini. Tujya twumva ngo ayo bita safiro, ngo yasipi, marijani, sarudiyo, gutyo. Nabonye imihanda ifite amabara yo kurabagirana, amabara ntarabonaho hano kuri iyi si. Nuko ariko Imana yambuje kuvuga ibyo nahabonye, keretse utuntu duke gusa. Ibyo nabonye mu ijuru, niba ari ahantu heza nabonye y'amazu. Nk'uko Yesu yabivuze ngo kwa data hari y'amazu. Ijuru nacyo ni igihugu gifite ubwiza bwihariye. Hari y'amazu, iyo ataza kuba hari mbambi babwiye, ngiye kubategurira hanyu. Ye baba we, kandi birumvikana. Burya buri gihugu kigira umujyi, kikagira n'ibyaro ahanini.
ahantu perezida w'igihugu atuye niwahagiranya no mu byaro mu biturage bya kure ntago bisa. Ni ukuri natwe ibihugu byacu bigira imisozi, noneho mu misozi y'ibyaro ntago wahagiranya naho perezida wa repubulika atuye. Bene data, ahatuye Imana rurema yaremye byose, ntiwahagiranya naho Satani abarizwa, ntibibaho. Ariyo mpamvu yise ari feke. No twikomereze. No kuri igihugu nabonye gifite ubwiza butandukanye n'ubwisi. Nabonye abantu batazareshya mu ijuru, abantu barushanya amakamba, barushanya icyubahiro. Nuko byagera ku bapfuye bahowe Imana, abamakamba yabarihariye. Bene data, nabonye yo byinshi mu ijuru. Nukuri kandi nk'abakobwa nabashishikariza gukorera Imana batuje. Niba utarashaka, humura mu ijoro hariyo amakamba y'abatarashatse. Niba uri umusore hariyo amakamba batigeze bubaka ingo. Kandi hari ibihembo byinshi. Hari n'abapfakazi batiyandurishije abandi bagabo, baguma uko nguko umugabo yapfa akigumiraho. Turiza Uwiteka, ibihembo birahari. Hari amakamba yo kwihangana, buri wese afite ibyo bihembo yagenewe. Sawa, reka mbengarukiye hafi aha ngaha, turacyari kumwe bene data. Yesu abamera umugisha. Murakoze. Muraho yemwe.